musozi dutangire filime yacu tuyitangiranye umugore wari uri ahangaha rwose yari yicaye mu cyumba cye ndetse ubona ko ari umugore rwose wari urimo gutitira, gusa muri ako kanya yazamuye urutoki avuga ati ceceka aho ngaho we, ceceka aho ngaho. Ari nako uyu mugore ubona ko agenda areba umuntu imbere ye, gusa umuntu ntabwo tuzi ngo ninde. Agafilime karacyatangira, ndagira ngo mbabwire ngo iyi filime nagushishikariza kuza kuyireba paka uyirebye paka uyirangije. Gusa imbere hari umwana wari uri aho ngaho yari afite inyundo, hari inkweto zari aho ngaho yari arimo arateramo imishumari. Ubwo uyu nguyu yabwiye umwana we ati tuza papa wawe ataza kuba yatwumva, ati tuza mwana wanjye nkwereke utuntu tuza kuba twakwikorera. Ubwo umugabo uri aha ngaha uko yari yaryamye afashe imisatsi y'umugore we, bari baryamanye mu buriri. Gusa nyine ubona ko uyu mugabo hari ibintu yari ashaka ku uyu mugore, ndetse ubona ko uyu mugore atari yabona ukuntu yabasha kuba yacika. Ubwo uyu mugore yabwiye umwana ati tuza bikomeza gusakuza. Ubwo umwana nawe niko yafashe inkweto za papa we atangira kuba yazibambamo imishumari, kugira ngo papa we naza kuba yabasha kuba yahaguruka azi kuba yabura inkweto yabasha kuba yakwambara. Ubwo uyu mubyeyi yabwiye umwana we ati mwana wanjye, ati ubufasha ugiye kuba wampereza, ati ugiye kujya kunshakira umukasi, numara kuza kunshakira umukasi, ati ndabizi neza ko uri hari imbere, ati ugende hari imbere urebe aho ari umukasi ugende uwuzane, ubundi ndebe ko papa wawe nabasha kuba namwigobotora, nkaba nabasha kuba nareba ko nacika, uko naza kuba yabyuka dore yari asinziriyeho araza kuba yanyica. Umukasi ndagira ngo mwese murawubonye ahantu umukasi uri. Uyu mugore ari ku masengesho menshi arimo aravuga ati mana nyagasani nkizi rya none, ati irindi ryo rwose nanjye nzirwariza. Ubwo umwana yaramwumviye rwose, ntiyanze kumvira mama we, kuko nyine uyu mwana yashakaga uburyo yafashemo mama we akaza kuba yabasha kuba yarokoka, ndetse mama we akaza kuba yabasha kuba yakira iyi ntambara arimo ararwana. Ubwo umwana yaramwumviye aragenda azana wa mukasi kugira ngo mama we abashe kuba yakatira imisatsi byibura ngo ibe yabasha kuba yasigara hariya, uriya mugabo agenda asigarana imisatsi gusa, ubundi uyu mudamu abashe kuba yakwicikira. Ndagira ngo ubwire ngo uze kureba iyi filime, nagiye nzibazanira filime nk'izi ngizi ziba ziryoshye, nankwibutsa yuko ugomba kudukandira subscribe ahangaha kugira ngo tuzajye tubasha kubana no mu zindi videos. Uyu mugore yadikwegira inama atangira kuba yavuga ati iki nicyo gihe cyo kugira ngo mbe nabasha kuba nakatiye imisatsi, nimara gukatiye imisatsi ndebe ko uyu mugabo wanjye yasigara niyo yafashe mu ntoki, nanjye nkareba ko nabasha kuba nacika, nkabasha kuba nareba yuko najya kuba mu bundi buzima, kuko uyu mugabo wanjye ni umugome cyane, yankorera ibintu bibi. Ni n'utyo umumama yatangiye gukata ya misatsi, umwana nawe yarimo arafasha mama we kugira ngo barebe ko babasha kuba batoroka papa wabo kuko yarababangamiye. Niko mama we ahangaha nawe yakomeje kugenda akata ya misatsi agira ngo arebe ko yabasha kuba yayikata, akaba yabasha kuba yareba ko yacika. Uyu mugabo wari umuzambiye cyane, wari umumereye nabi. Ibaze nawe kugira bigira ahantu uri buze kuba wajya kuryama umugabo wawe agafata imisatsi kugira ngo utabasha kuba wamucika, kuko nyine murabizi ko imisatsi nta kuntu wagenda. Ubwo mwana nawe uko ashumangiraga za nkweto za papa we kugira ngo papa we abe yabasha kuba yagenda n'amaguru, ariko nyine hari abantu baba bataramenyereye kuba bagenda n'amaguru, ku buryo atava na hano ngo agere nko muri metero nk'icumi ziri imbere ari kugenda n'ibirenge, noneho akarusho ari nko mu muhanda w'amabuye. Ubwo mama w'umwana nawe yakomeje kugenda akata imisatsi. Ni nuko uyu mugabo yari aryamye asinziriye atazi ibiri kuba, gusa nyine mama w'umwana hano arimo imisatsi arayikata agira ngo arebe ko yabasha kuba yakwirwanaho, akabasha kuba yaje gucika urw'uyu munsi, urwa none naho urw'ejo rwo akazirwanaho. Gusa uyu mumama yakomeje kugenda akatiye imisatsi agira ngo arebe ko yabasha kuba yacika. Uyu mugabo ni n'utyo yabigenjeje imisatsi neza arayikata. Mu kuyikata uyu mugabo yasigaranye imisatsi y'ibice, aracyazi yuko agifitiye umugore. Ubwo uyu mugore nako yakomeje kugenda avuga ati mana ndagushimiye, ati ahangaha wabona marokotse, atari ko wenda nubwo naguhandi, ariko uyu mugabo yari afite imibare mibi ndetse yari afite imigambi mibi, ati yari imigambi itari myiza, ariko umwana wanjye abashe kuba yabimfashamo.
ndebera nawe ku buriri imbere ku gitanda kugira ngo umugabo wawe ufate imisatsi. Ubwo mwana nawe niko yakomeje kugenda abamba za nkweto za papa we kugira ngo papa we naza kuba yahaguruka ajye kwambara inkweto, none namara kwambara inkweto kugenda byange abe yabasha kuba yakwitura hasi. Ni umwana muto cyane rwose ariko ubona ko afite ubwenge bwinshi cyane, afite ubwenge bwinshi cyane. Hari bamwe babona uyu mwana bakavuga ati ubwo bwenge umwana bukomezanyije bwazamusaza, kandi uwo mwana ubwo bwenge bukomezanyije bwazamusaza. Ubwo uyu mugore nawe yahisemo kuvuga ngo reka ninyurire hano hejuru, kuko nindamuka nyuza hejuru niho ndimo ndabona ari inzira z'ubusamo, ahandi hose bahakinze. Ubwo uyu mugore nta kindi kintu yari agomba kuba yakora uretse kuba yakwirwanaho kugira ngo yabashe kuba yareba yuko yabasha kuba yacika ahangaha akaza kuba yahava, kuko umugabo we yaramumereye nabi cyane, yari yamuzirikiye ku buriri kugira ngo atabasha kuba yaza kuba yamucika. Ubwo uyu mugore ni nako yabonye ikamba aho ngaho hafi aho, ahitamo kuba yarifata avuga ati iri kamba ndabizi neza ndaza kuba naryururukira umwana wanjye, ubundi mbashe kuba natoroka, mbashe kuba nacika. Gusa nyine uyu mudamu we ntabwo tuzi ngo barimo baramuziza iki. Ariyo mpamvu nakubwira ngo iyi filime ndabizi neza yuko iri buze kuba yagusigira isomo, namwe kandi mwabana mwe mujye mwige gutabara ababyeyi banyu. Nta kuntu umwana nk'uyu nguyu mutoya yahitamo gutabara mama we ku mwana udafite n'imyaka igeze muri 5, cyangwa se uyu mwana nta n'imyaka igera muri 4 ahubwo 4 yonyine nayo ntayo afite. Ariko urebe ubutabazi akoze, undebere ukuntu atumye mama we abasha kuba yarokoka amenyo y'intare cyangwa se amenyo ya rubamba. Ubwo uyu mugore nawe ni nako yahise kwihitiramo icyemezo cyo kuba yavuga ati reka nzirike uyu mugozi, nimara kuba nazirika uyu mugozi ndaza kuwumanukiraho, nimara kuba nawumanukiraho ndabizi neza yuko ndibuze kuba nacika. Uyu mugabo wari umereye nabi, kuko uyu mugabo nta kundi kuntu nindi bumucike atariko uyu mwana abashije kuba yabimfashamo. Mwabana umwe ari mpamvu nambabwira ngo mwese mwige gufashanya rwose, kuko gufashanya ni ibintu byiza. Iyo wafashije umuntu mugera ku iterambere, iyo wafashije umuntu mubasha kuba mwagera ku ntego. Ubwo uyu mugore niko yakomeje kugenda azirika uyu mugozi kugira ngo abashe kuba yawurukiraho. Ubwo uyu mugore yagiye kugendera by'umwana we ati mwana wanjye ati ugomba kuba ugumye aho ngaho rero, ati nuze kuranga utaza kuba wagwa, ati wowe ati guma ahangaha mbashe kuba namanuka, nimara kuba namanuka hasi ndaza kukubwira nawe uze usimbuke ubundi ngusame, ubundi twicikire mwana wanjye twigende. Ndabona uyu mugabo ari we papa wawe amereye nabi. Ubwo uyu mudamu hano yahisemo kuba yavuga ati ndagiye akaba kabe, ati nta kibi utakigerageje, ati nimpfa nze gupfa, ati kandi ninza no kurokoka nze kurokoka, byose ni ugupfa na gupfa. Ubwo uyu mugore yarabanje kuramo inkweto, arangije atangira kuba yafata wa mugozi. Umwana nawe arahe kurya yamufashije amakanzu kugira ngo uyu mubyeyi ataba yabasha kuba yatamanuka, agahita hanuka rimwe akaza kuba yakwitura hasi ugasanga haburiye ubuzima. Ubwo uyu mudamu niko yakomeje. Ubwo izi jipo ze zafatwaga, ubwo umwana we nyine yaramuteguriraga kugira ngo uyu mumama abe yabasha kuba yavayo, narangiza abe yabasha kuba yamanuka. Ni nako yabikoze rero, yahisemo gufata rya kamba cyangwa se umurunga, we ntabwo nzi uko mubyita. Akana kareba ariko ahangaha rwose kavuga ati mama ati ntacyo nakora kugira ngo nawe ubashe kuba warokoka ikibi cyose cyabasha kuba cyakubaho. Ati ubuzima bwanjye ni wowe wantwise amezi 9, wamuye buri kimwe cyose. Ati niyo mpamvu nanjye rero ngomba kuba nakurwanaho. Umwana bireba gusa umugabo uko arakiryamye yaje gukanguka aravuga ati mada nyagasani. Mu kujya kureba uyu mugabo yaje gusanga afashe imisatsi y'ibice, agiye kureba asanga n'imisatsi bayikase, atangira kwivugisha atari kuri wa mugore ati Jessica, uyu mugore yitwa Jessica, ati we Jessica, ati come back, ati garuka hano ngaha, ati come back here, ati garuka aha ngaha rwose, come back here, garuka aha ngaha, niko mvuze. Ubwo Jessica nawe niko yari yafashe wa murunga, ari nako yese agera hasi. Ubwo aha ngaha tayari gahunda yo kuba yarokoka yari imaze kuba yaba, arimo agenda abwira umwana ati mwana wanjye ati ngaho ngwino ndebe neza yuko hari uburyo nabasha kuba nagufatamo, nange nabasha kuba nakurenza aha ngaha tukaza
ziranyiza mwana wanjye, gusa sinzi neza ko ahangaha byashoboka kugira ngo ubyire uriya mwana ngo nasimbukire ahantu hangana kuriya. Ubwo papa w'umwana nawe mu guhaguruka nta kindi kintu yari agomba gukora uretse kujya kwambara za nkweto ngo ajye gushaka Jessica nyine umugore we. Ubwo papa w'umwana yaragiye mu kugenda nako yahise yitura hasi za nkweto, kuko nyine wa mwana yari yamaze kuba yateramo imishumari. Ntabwo uyu nguyu yari yabasha kuba yabona uburyo yagenda, ya mitego ya wa mwana yatangiye kuba yafata, bwa bwenge bwa wa mwana bwatangiye kuba bwakora. ubwo uyu mugabo niko yahisemo kuba yavuga ati reka ngende n'igitsi njye gushaka umwana wanjye, ati ndetse ndebe ko uriya mugore ndibuze kuba namufata, ati ndamurwaye. Ubwo bidatinze Jessica ahise abona wa mugabo amugezeho. Uyu mugabo aravuga ati wa mugore usigaranye agasuzuguro kageze aho ngaho, ati ni gute wagiye gukata imisatsi kandi nari nakubwiye neza yuko ndibuze kuba nakorera ibintu, ati none wangoye, ati wangoye si. Abwira uyu mugore ati ngwino hano rwose, ati ndagukeneye. Ubwo uyu mugore yaravuze ati akaba kabe, ati ndagiye rwose, ati nta hantu wambonera. Uyu mugabo aravuga ati urimo urihiriza ubusa disi undebere. Akana bagateye ahangaha, gusa akana nyine kari akanyabwenge kuko kari kamaze kubona yuko papa wako na mama wako bari mu makimbirane. Umwana ni umunyabwenge bukomeye cyane, undebere ndagira ngo uze kwitegereza iyi filime. Iyi filime izi kuba yaguhereza isomo rikomeye cyane. Ubwo umwana yari yasigaye hejuru, umwana nawe yaravuze ati ntabwo uyu nguyu yakuruka kuri mama wanjye ngo nanjye ngo nsigare hano rwose, ati mama navuze ko ngomba kuzamurwanirira kugeza mpfuye, ndetse ngomba kuzamurwanirira ubuzima bwanjye bwose. Ku iherezo umwana nk'uw'imyaka 3 cyangwa 4, undebere ibintu arimo arakora igikorwa cy'abagabo ndetse n'umuntu w'umugabo atabasha kuba yakora. Umwana nawe yaravuze ati ndagiye akabakabe, ndagiye akabakabe we, ati ndayuriye, ati ndagiye rwose. Ubwo uyu mugabo yarakinze azi neza yuko wa mwana agize ute amukingiranije ahangaha no muri ino nzu. ubwo umugabo ni nako yafashe urufunguzo avuga ati reka nduvuniremo, ubundi njye gushaka uriya mugore ngende mpangane nawe. Ati ndabona yagize umuntu wa danje, ati kandi ndabona uriya mugore udashaka kuba yanyumvira. Ati uyu munsi rero ni umunsi ndibuze kuba namufatiraho, narangiza nkaza nkaba namukora ibintu bitari byiza. Ati gusa uyu munsi wo ntabwo nzi neza yuko ndibuze kuba namuhereza, ati kuko yansuzuguye cyane bikabije cyane. ubwo ngubwo uyu mugabo ni nako yafunze urugi agira agakurikire wa mugore we aje kuba yabasha kuba yamugirira nabi. Gusa sinzi ko biriya bintu byaza kuba byamuhira. ubwo wa mwana nabone ko yakomezaga za nzira agenda areba inzira nyine mama we yanyuzemo kugira ngo ajye kumutabara. ubwo yageze ahangaha hari igiti cy'indimu, murabizi ko indimu nyine zigira imishubi. ubwo uyu mwana yahisemo gufata icyemezo cyo kuba yavuga ati iyi mishubi ndabizi neza ko ishobora kuza kuba yamfasha mu kazi ngiye kwikorera. uyu mwana afite ubwenge ku myaka ye 3. uribaza ngo uyu mwana nagera mu myaka 10 azaba afite ubwenge bungana gute? Ibaza umwana urimo aratekereza kuba yavuga ati iki giti gifite imishubi, iyi mishubi ndabizi neza yuko naza kuyifashisha ndimo ndatega haduyi cyangwa se umwanzi wa mama wanjye. Ati iyi mishubi ati naza kuba nayifashisha. ubwo uyu mwana niko yajanga ku iki giti atangira kuba yagenda yaca ya mishubi kugira ngo nyine iyi mishubi azaze kuba yabasha kuba yayifashisha. ariko mu kintu ndimo ndibaza ngo uyu mwana iyi mishubi araza kuba yayifashisha he? uyu mwana kuko afite ubwenge bwinshi cyane bimeze bite? ubwo nyamugabo nawe niko yari yakurikiye umugore we amukurikira cyane kugira ngo arebe ko yabasha kuba yamufata narangiza ubundi kuba yamwangiriza ubuzima. ubwo uyu mugore warangana nawe yari yabuze amahitamo, yabuze aho yanyura. gusa iby'Imana irimo wa mugabo akimara kubona ko agiye kumugeraho yahise aza yitura hasi. uyu mugore nawe ahita yongera kuba yakomeza za nzira ze, arazikomeza rwose. ndagira ngo mbabwire aka filime mugakurikirane 5/5. iyi filime ize kuba yagusigira isomo. mugabo nawe mugore nawe mwana urimo urareba ino video ize kuba yagusigira isomo, uze gufatiramo ubwenge bwinshi cyane, uze kwigiramo byinshi cyane, ize kuba yaguhereza impanuro zikomeye cyane. nambibutsa gukora subscribe aho ngaho, niba uzi yuko utaradukandira kuri subscribe dukandire subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu yandi mavideo ndetse n'andi mafilime nk'aya ngaya y'ubwenge. ubwo uyu mugabo yaravuze ati we Jessica come back.
ati kora kamubaku ugaruke ahangaha, ati kuko n'ubundi ndabizi, ati kwirirwa unyirukisha utanyirukisha atondi bugufatira ibintu biraza kugira ute, biraza kumera nabi. Umwana nawe hano mu gihuru mu mashyamba ahamereye nabi, umwana yanze gutuza atabonye mama we, umwana yavuze ati kugira mama apfe, ati nanjye namwitangira nkaza gupfa ari jyewe. Ubwo umwana uko yari amaze gusoroma ya mishubi niko yashangaha mu nzira irangaha, umwana aricara ahangaha hasi, mu kwicara ahangaha hasi uyu mwana atangiye kuba yavuga ati iyi mishubi ndabizi neza ko ishobora kuba yaza kumfasha haduyi kandi ikaza kuba yabasha kuba yamwangiza. Ubwo uyu mwana nako yatangiye kwigira inama yo kuba yatangira kuba yashinga ya mishubi ayicuritse. Mbega umwana ufite ubwenge, bivuze ngo iyi mishubi uyu mwana arimo arashinga papa we naza kuba yayikandagiramo iraza kuba yahita imwangiza, none nimara kuba yamwangiza uryiruka yiruka kuri mama we cyangwa se puresha n'igitutu yashyira kuri mama w'uyu mwana kize kuba cyagabanuka. Mbega umwana ufite ubwenge butabaho we, ubu bwenge ntabwo busanzwe, ubu bwenge ndagira ngo ubwire ngo uramutse ubufite uri umwana mutoya cyane gutya bwaza kugusaza. Ubwo uyu mwana ko yatangiye kugenda yatega ya mishubi kugira ngo noneho uriya mugabo naza kuba yakandagira muri ino mishubi ize kuba yahita imwica, kuba yarenga ahangaha bize kuba ibibazo, kuba yakurikira mama w'uyu mwana bize kuba ari ibibazo. Gusa umwana yonyine abikoze nk'akazi, abikoze neza, wagira ngo hari umuntu wabimutumye kandi ntawe, ni mu rwego rwo kugira ngo abe yabashe kuba yagira ute, yarengera umubyeyi we. Ubwo umwana niko yabigenje, umuviye we mu gihe yari akiza ahangaha mu nzira we rwose yarazi nk'inzira ni amahoro, yarazi nk'inzira ni uburyohe nyine ngo ibintu bimeze neza. Ariko ndagira ngo urebe aya mahwa wajyanye ni imisumari ya 15, imisumari karemano umwana yizaniye. Ubwo uyu mugabo uko yageze ahangaha ntabwo yari ari kureba ko neza ahangaha hari iki, hari amahwa, icyo twakwita nk'ari amahwa. Yarakomeje agenda ashaka mama w'umwana kugira ngo abe yabashe kuba yamwangiriza ubuzima, abe yabashe kuba yamuhitana, abe yabashe kuba yamwica. Gusa umwana nawe ntabwo yaje kuba yabyemera, yaje kuba intwari, abasha kuba yakora buri kimwe cyose kugira ngo abe yabashe kuba yatabara iki, umubyeyi we umubyara. My mother is my life. Uyu mubyeyi niko yakomeje rero ahita akandagira muri ya mishubi, iki kigabo cyakandagiye muri ya mishubi agenda atabaza ati amaguru yanjye we, amaguru yanjye, ati karaba y'amaguru yanjye. Tayaranga umwana yamaze kuba yakemura ikibazo cye, yamaze kuba yakurikirana icyo yashaka kuba yakora, yamaze kuba yagisoza. Uyu mugabo noneho bamukubise urundi rushinge rwo guhuhura neza neza, baramurangije mu kujya kureba ya mibamba ntoni y'imishubi iri yamaze kuba yamwinjira mu maguru. Ubwo uyu mugabo yakomeje kugenda atabaza avuga ati ukuguru kwanjye, ati amaguru yanjye, ati amaguru yanjye rwose, ati amaguru yanjye, ibi ni ibibazo muye nabyo. Hari nawe nambonera kugira ngo mubwire ngo ntabwo wabasha kuba wakora ikintu kibi ngo kizaguhire. Ubwo uyu mugabo yakomeje kugenda areba iyi mishubi akavuga ati si none iyi mishubi ninde muntu waje kuba yayitega ahangaha mu inzira, muri ino nzira ninde muntu waje kuba yashyiramo iyi mishubi. atose rwanara ati cyane uriya mugore, ati gusa ibi bintu arimo arankorera uriya mugore, ati ni ibyago arimo ariyongerera kuko hano ndi bumufatire rwose, ndaza kuba namukorera ibintu bitari byiza cyane, kandi ibintu ndibuze kuba namukorera biraza kuba byamubabaza. Muginga w'umugore shenzi sana, ni gute abasha kuba yafata imishubi ingana gutya akaza akayinega kugira ngo mbashe kuba nayikandagiramo. N'urwo rero ntiyari yakarorokotse, none arongeye arifashe aje kuntega imishubi. Ati itondaje nkore ku tuntu nza kwikorera atondi bumubonere. Gusa nyine uriruka wabageze kure, uri bugire kuri polisi abahageze, uri bugire no kuri ribu abahageze. Niyo mpamvu nabwira ngo mujye mugira abana mubane neza, mujye mugira ababyeyi mubane neza. Ntabwo ibi bintu uyu mugabo arimo arakorera umugore we ari byiza, kandi abizi neza yuko abana b'abahungu benshi mukunda abamada banyu. Twumvikane, abana b'abahungu bakunda ba mama wabo, sinzi impamvu. Ubwo uyu mugabo nk'uko yaramaze kuba yakandagira mu mishubi nta kindi kintu cyari bukurikireho, ntabwo rero yakabasha kuba yashobora kuba yakuruka kuri wa mumama. Dore wa mumama yari ntangaha, yari yishangaha kugira ngo arebe ko wa mugabo byibura yaza kuba yamunyura arimo aramushakisha, ariko yarategereje araheba. Mu kujya kureba imbere, urebe witonze, yagiye kureba asanga umugabo ntabwo arimo arabona. Gusa nyine hari urusaku rwaturukaga aho ngaho, yumva umugabo avuga ati amaguru yanjye, amaguru yanjye. Yagasani ndebera nawe, umudamu nta kintu na kimwe igeze akora,
ariko babashije kuba bagira ute, babashije kuba bamuhiga. Umugabo arimo arashaka kuba yamuhiga ndetse aramuhiga cyane bikomeye cyane, ari nawe yahise amubwira ati nindamuka ngufashe biraza kuba byakomera. Aka gafilime kari buze kuba karangira ati ese bibuze kuba byarangira bitse mw'abantu mwe bantu banjye, ndagira mbabwire ngo mudukandire subscribe aho ngaho, like ndetse na share, comment yanyu ntimuyibagirwe, ibitekerezo byanyu birakomeye kandi ni ingirakamaro. Ubwo wa mwana uko yaramaze kuba yasoza akazi ke ni nako yagarutse hano ngaha mu rugo, mu kugaruka ngaha mu rugo, ariko nyine urugo yagarutsemo ntabwo ari urw'iwabo. Uru rugo nkubwire ngo urugo yajemo hari garafureri we wabagamo, bivuze ngo uyu mwana agize ute, aje kureba garafureri. Arimo aramagara garafureri ati we Jack we, ati Jack, garafureri witwa Jack, dore nguyu Jack muri ako kanya yasaza. Rero uyu nguyu abwira uyu Trezor ati Trezor kuki uje wenyine, bimeze bite we Trezor? Ati niki cyabaye? Ati niki kibazo cyabaye? Ubwo kandi ni gatoya cyane katangiye kwereka uyu nguyu garafureri wako agahenda gafite cyane, kamubwira ati ati reba hariya, ati hariya niho mama wanjye yanyuze rwose, ati mama wanjye yanyuze hariya barimo baramwirukaho rwose, ibintu byakomeye cyane. Garafureri akavuga ati si none mama yabasha kuba yabiki? Ati nsobanura neza, gusa nyine ntabwo umwana ni mutoya cyane, ntabwo azi kuba yavuga, ntabwo yabasha kuba yagusobanura nyine buri kimwe cyose, gusa nyine ubwenge afite ni ubwenge bwo kuba yakuyobora ahantu, akaba yabasha kuba yakujyana ahantu, nyine akaba yabasha kuba yatabara nyine to. Ubwo garafureri yahise avuga ati rero, ati ndabona rero ibintu bikaze, ati ntabwo nareka kuba nabyizera. Ubwo umudamu nawe yari yagize amahirwe, ni nako yagarutse aha ngaha mu rugo rwe, sinzi utuntu yari aje gufata, uko yari amaze kuba yamenya ko umugabo we yagize ute, yamaze kuba yakwangika. Uko uyu mugore yageraga nga kuri uru rugi yarasetse cyane, ariko mu guseka asanga umugabo we yasize arushumitse, ingufuri yashyizeho ndetse n'urufunguzo abasha kuba yaruvuniramo. ubwo uyu mugore ariko yaravugaga ati uko biri amarari aruta guhuma, nk'uko abanyarwanda nyine mubivuga. ubwo yarasigaye ari kuvuga ati rwose ubu ngubu se ndazi kuba nakwinjira mu nzu gute, ati ndibuze kuba nakwinjira mu nzu nte, mbe nabasha kuba nafata ibintu ubundi byanjye niyimukire. niko yakomeje kugenda yahamagara wa mwana. ubwo nyine uyu mudamu we yari azi neza yuko wa mwana akirimo, avuga ati ndazi kuba nafata ibintu byanjye te, ati si umwana wanjye we ndibuze kuba namubona nte. ubwo yahisemo kwifatira umwanzuro kuba yavuga ati reka mfatire ibuye mbe nabasha kuba nahitana uru rugi. ubwo wa mugabo wo muri ako kanya yaje agenda asakuza cyane avuga ati madamu, ati ndakubonye, ati kera kabaye noneho, ati ndongeye ndakubonye. ubwo umudamu yahise amanika ibuye amwereka yuko agiye kurikubita uyu mugabo, amubwira ati nta kintu wazumubwira, ati nta na kimwe wazumubwira rwose, kuko nyine yari yamaze kuba yafatisha neza yuko uyu mugabo nta kintu yamutwara, kuko yari amaze kuba yabona yuko akaguru ke kamaze kuba yakaba agacumba kuri wa muti wa mwana nyine, kuko uriya mwana murabizi neza ko yafashe imibamba ntoni mu gufata imibamba ntoni cyangwa se icyo twakwita ibishubi, arangiza abishinga mu nzira papa wajya kuba yabikandagiramo, araza abikandagiramo. ubwo uyu mugabo yatangiye kuba yabwira umugore we ati madamu, atari ko se ubundi, ati kuva na kera hose wabonaga wakwigira amaki, ubonaga wanshobora. ubwo uyu mudamu natangiye kuba yagira ubwoba, gusa muri ako kanya umusore we yahise asakuza cyane avuga ati papa, ati nibiki ushaka gukora mwa, ati urashaka kuba wakorera mama ibiki? ubwo muri ako kanya uyu garafureri w'uyu mupeti ari we bita Jack yahisemo kuzana Trezor amuzanira mama we. ubwo uyu mugabo byaramucanze, aravuga ati ko umwana nzi ko namusize mu kingeranyeze mu nzu, ati yabashe kuba yasohoka ate, yabashe kuba yangeraho gute? ubwo uyu mudamu kuko yaramaze kubona ko umuhungu we yarahageze, yatangiye no kuba yakoresha ikintu nakwita igogo, akomeza kugenda abwira uyu mugabo ati rwose wowe warananiye, ati watumye nibana n'abana banjye neza, ati ariko ngiye kuva ndi kumwe n'abana banjye, ati ndishimye cyane. uyu Trezor nawe akagenda yishima cyane akavuga ati mama ndi kumwe nawe, akagenda atunga papa w'intoki akavuga ati wowe genda, nta mugabo ukurimo rwose, ati nubwo uri papa ariko nta mugabo ukurimo, ati ntawe. ubwo hano mama Trezor nawe akavuga ati ibyanjye nawe ntabwo nzi ngo bizaherera hehe, ntabwo nzi ngo ibyanjye nawe bizarangirira hehe. ubwo uyu mugabo niko yakomeje kugenda avuga ati madamu, ati nimba naguhemukiye, ati muze kuba mwambabarira, ati dusubirane mu muryango kandi tuze gusubiramo tumeze neza, ati nimbabaze rwose mbasabye, ati cyaba cyiza mwaza kuba mwazimereza, ati kuko ntabwo nzigera mbyongera, ibintu byose nari nakoze, ati nagukoze nari nagize ute, nari nakabitekereje. unyumvire, umugabo atangiye kuba yabona umwana we w'umuhungu mukuru yahageze ndetse n'ibibazo yahuye nabyo mu kuguru.
none ahisemo kuba yagira ute yatangira kwigira inama yo kuba yavuga ati reka mbe nabasha kuba nasaba umugore wanjye imbabazi. Umugore hano yaramusetse cyane amubwira ati ntabwo ibintu wankoreye, ati ntabwo amahirwe nagoye bwa mbere, ati ibyo wakoresheje narabibonye, ati nandi mahirwe nabwo bwa kabiri, ni gutyo wabigenze nyine tu nibwo wazabasha kuba wanyica. Uyu mugabo akavuga ati oya, ati rwose ariko wambabarira. Ahangaha mama Trezor nakagumye akavuga ati ibyo bintu muravuga ariko njye ntabwo mbyumva pe, ati ntabwo numva ukuntu ibyo bintu bishoboka. Ubwo ngaha bidatinze umugabo we bamaze kuba bagira ute bamushwishwuriza, bamaze kuba bamwangira kera byarangiye. Ubwo ahangaha umubyeyi ndetse n'abana be rwose ni gutya basigaye bishima bavuga ati bana banjye murakoze muramfashije, ati murantabaye. Uyu mudamu ariko byagenda abwira abana be ababwira ati bana banjye rero, ati papa wanyu yari yaramagitse, ati yaramereye nabi nyine kumwubabarira umuntu wawe inkuru umubwira ukuntu ibintu byagenze, ukagenda nyine uzimubarira ugenda umutamo udusitori uduce na duce tumwe na tumwe ibintu nk'ibyo ngibyo nyine. Ubwo uyu musore nyine yakomeje kugenda yumva amagambo mama we arimo aramubwira nyine kuko ntabwo yari azi neza yuko mama we ari gutya bimeze, ndetse nubwo yari azi neza yuko mama we ari gutya byamukomereye. Gusa nyine wibuke ko uyu mudamu nawe yabasha kuba yakizwa n'umwana mutoya yibyariye w'imyaka igera muri 3 yonyine, kuko nyine uyu mwana yamutabaye henshi cyane hakomeye, niwe wamutabaye yamuzanira umukasi. Mwibuke filime igiye gutangira ndetse uriya mwana niwe wamutabaye atuma uyu mudamu amanuka hejuru muri etaje. Ari nako uyu mudamu yakomeje kugenda yabwira uyu musore we Jack, akomeza kugenda yamubwira ati Jack rero mwana wanjye, ati dore urumva urugendo rwanjye ni gutyo byagenze. Jack nawe akavuga ati mama, ati ntabwo nari nzi ko babaye gutyo, ntabwo nari nzi ko n'agahenda kameze nk'ako ngako, ati gusa byo nyine atuze kwihangana, ati ntuze ko wagira ikibazo. Ati ubwo Mari Jessica Trezor nawe akaba ahari, ati ibintu ndakeka biraza kugenda neza, ati genda ndakeka tuzongera kuba twakora ibintu bikaza kuba byagenda neza. Ati dore twita papa tumaze kuba twamwirukana, tumaze kuba twamubwira ati natuvire mu rugo tuzasigare tumeze neza, ati nanjye nzajya ku kazi nzabasha kuba nahaha nkorera amafaranga ubone mama nkuzanire ubasha kuba watekera abana, ati turye tunywe twongere twishime, ati ibintu bizagenda neza. Undi ni umwana agasekera mama we ndetse n'umubyeyi agasekera umwana akavuga ati mwana wanjye urakoze, ati mwana wanjye rwose, ati ndagukunda cyane. Agafilime kacu rero ndagutyo tugiye tukageza ku musozo. Ndakeka ko ahangaha buri wese yamanje kuba yakwigamo isomo ahangaha yamaze kuba yarifata, ndetse umudamu ndetse n'abana be ni gutya batangiye kugenda basezeranaho, ni gutya bakundanye, ni gutya bitabaye, ni gutya umwana w'imyaka 3 yabashije kuba yatabara umubyeyi wiwe. Ndabakunda cyane, reka mbabwire ngo mugire urukundo nk'urw'aba ngaba. Ndaje dukomeze, ciao ciao.